nimugoroba arangije arambwira ngo Justin ndagukunda turebana gutya ahubwo nari ngiye kugwa muri koma nokora kuko ni ibintu we nari ngiye kugwa neza muri koma kuko numvaga bidashoboka ibyo bintu kuko nanjye kumusaba icyo kintu nta rukundo nagiraga kuko nagiraga ikintu nagiraga amaraso akundwa n'abakobwa cyane iwe arabizi kuko ntawarabi aragenda bivugaho nawe ariko urukundo rwari ruke kandi ico gihe nari nzi gutereta ntarakizwa neza cyane pe nari mbizi hariho abantu ya muri ico gihe impamvu navuga ngo reka mwemerera urukundo icyo gihe yazaga mbere akiri umupagani byanyabyo muri primaire sha mu rusengero simpamya ko yanageragamo cyane pe ariko muri icyo gihe yaranywaga ariko no mu nzu y'Imana ahagera kandi icyo gihe atangira kumvugisha nibwo nakwita ko yateye umugongo abo bakobwa bose kuko ndumva kuko yahoraga nsaba ko twahura ndamubwira tuzaze muri classe yanjye araza kuko njye numvaga ntahagarana nawe wenda ngo dufunge izo nguni mugani wawe aza muri classe wanjye mutega amakaye noneho areba ikayi arambwira se witwa nde ndamubwira ati nitwa Esperance ngo none se ngo iririnde ndamubwira ati wane sheri wanjye ati ngo shango cyakoze arakankoze nico gihe ngewe nanywaga inzoga muri ico gihe kandi ndi mutoya urumva umwana wo muri primaire mu wa gatanu bitewe n'ahantu nari ntuye cyangwa miriye nari mbamo twari ahantu tubana n'abantu benshi noneho ubuzima busa nk'ubugoye ariko butuma umuntu aje mu nzira atakagombye kujamo kandi ari umwana mutoya mba mu buzima nyine bwo kunywa inzoga bwo kuja mu bindi bigiye bitandukanye ariko ngeze nko mu 2014 ngeze mu wa mbere secondaire nico gihe natangiye kuja mu rusengero neza kandi ntangira kumva yuko ari Imana ishobora nkamubwira ngo ngewe sinzi ubutoya bwanjye ahubwo gusa ngewe nzamubwira ngo nakuze nzi yuko ndi mukuru mbona yuko ibyo nabagamo hahari wenda n'izo nzoga nabagamo zishobora kuba zaragize impact ku buzima bigatuma wenda umuntu ashobora kurwariramo iyo ndwara nico gihe nafashe icyemezo ndavuga ngo iyi nzira ntabwo ari nziza reka mfata icyemezo nanjye mbe umuntu muzima ntago mvuze ko nakuze ndi umumarayika oya ahubwo nuko nakuriye mu maboko y'ababyeyi basenga natwe dusenga ndumva nta mateka agize maremare mfite mabi nafashe umwanzuro wo kubatizwa nabatijwe ndi mukuru 2018 gutyo n'icyenda nibwo nabatijwe noneho icyo gihe nigeze guca mu buzima bubi ndarwara bituma bincisha nyine mu nzira yo kwiheba ukuntu bituma mba hafi y'Imana ndasenga cyane ndumva ari icyo gihe navuga ngo nibwo nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza nkuko nafashe icyemezo ndavuga reka mubwire yuko mukunda turangije umwaka wa mbere ubwo hari 2014 turi muri vacances ariko nawe naje kumenya yuko nawe ashobora kuba yari yarahengamye nuko kuko umunsi mubwira ndamubwira ngo ndagukunda ntago yigeze ambwira ngo zabitekereza yarambwiye kwigiye ku kigo kimwe muri primaire ese ko wari warakoze iperereza none uwo munsi nakubwiye yuko ngukunda niki kintu cyatumye tunyemerera niki kintu washingiye kugira ngo unkunde kintu nashingiyeho cya mbere ntago navuga ngo ni ugukizwa kuko yari atarakizwa neza ikintu nabona nashingiyeho kuko
nababwiye yuko nta rukundo nagiraga nta rukundo nagiraga rw'abakobwa n'ibiki ariko umunsi mubwira ngo ndagukunda ubuzima bwanjye bwose bwarahindutse kandi ni nayo mpamvu nifuzaga yuko umuntu wese amenya ko nkunda kumwita musenyeri nabwira se musenyeri kubera ko mbaje icyo kintu arambwira ngo n'uburyo nza nkubona mu mutima ndavuga ngo icyaguhumura icyaguhumura kugira ngo ubashe kumenya uwo uri kubwira urumva nawe mu gitondo kare nanjye uwo munsi narazindutse kuko uwo munsi nari mfite kubwiriza kuri asemba mfite kubwiriza noneho ndazinduka nawe arazinduka noneho kuko ntitwigana muri class imwe iwe yari yiga muri tourisme noneho araza nasanze ndi kumwe n'abagenzi banjye arambwira ngo Justin ndagukeneye yaraje arambwira ngo nawe yari afite icyizere cyose kuri ikintu kiri mu muntu kiba kimurimo koko arangije arambwira ngo Justin ko ngukeneye waza tukabonana ndamubwira ngo nta kibazo ndahaguruka amubwira ngawe ga rero ni wewe ga nawe mbwira yuko nkunda ambwira gutyo naho kandi twahise tugira gute dusubukura umushinga n'uwo munsi tuba dusubukuye umushinga dutangiye guteguraga ubukwe. Shalom shalom, Yesu nashimwe, nizere ko mumeze neza muherereye, nizere ko mukomeye, nizere ko mwami Yesu akibarinze. Turabasuje mwese mu izina rya Yesu, tubifuriza muri Imana ngabane namwe. Nitwa Olivier Deva, ndumamye Yesu Kristo wabambwe, Yesu Kristo wapfere ko Yesu Kristo wazutse, Yesu Kristo mwami w'abami, Yesu Kristo mutware twarabatware, Yesu Kristo w'inzira n'ukuri n'ubugingo, Yesu Kristo byiringiro bizima, Yesu Kristo udukunda, niwe duhamya, niwe turanye ubuzima bwacu bwose. Ni Salvation Road TV, rimwe na mugenzi wanjye. Shalom shalom, muramenyereye Wera Justine. Umwaka mushya, derukana umwaka ushize. Ariko kukumenyera akavuye hehe? Kandi uko kumenyera simumenyerera. Mumeze mute, tumeze neza, tugarukanye ibintu bishya no mwaka. Nizere ko umwaka wabagendekeye neza warangiye, ariko n'uyu twinjiyemo mufite ingamba zidasanzwe kugira ngo umwaka uzaturangire amahoro. Mumeze mute? Tumeze neza, ndizera ko umwaka mwawutangiye neza. By the way, happy new year. Ninjye ngo na Merry Christmas kandi yaba Merry Christmas. Kera bajyaga batubaza ngo Noheli na Bonane ngo niki kibanza, tukavuga ati aryabanza iki. Ibyo bintu urabizi ikibanza? Ikibanza ndakizi. Abanza iki? Noheli. Nuko mbwo mwamwumvisha urwego rwe. 25. Ugize iyo myaka utazi ikibanza hagati ya Bonane na Noheli. Nase kubyica si mukosore namwe muri abantu bakuru. So twizere ko mumeze neza. Uyu mwaka turabifuriza ngo Yesu azabishurire, Yesu azabakomeze, Yesu azabagenderere, muzabona urukundo runerwa muri Yesu Kristo wenyine, abarushye muzaruhurwe, abihebye muzabona ihumure, abicize ryo muzasubwemo imbaraga, abari barabuzinzira mu myaka itambutse, turasaba ngo Yesu Kristo azababera inzira uyu mwaka kugira ngo muzagere ku Imana yabateguriye mu izina rya Yesu. So nizere ko watangiye umwaka neza. Natangiye umwaka neza cyane. Murabizi yo dutangiye umwaka dufata ingamba, hari ibyo niyemeje, ndasenga Imana ngo uyu mwaka uzange mbigezeho. Uje se gusengera imbere ya kamera? Hari ikibazo. So tutizimbye mu magambo rero. Mfite imbaraga. Mfite amavuta. Ikiganiro ni Yesu mu rubyiruko, murabizi, channel Salvation Road, mukomeze mukore subscribe, mu liking, mu sharing, mu commenting, mwandike ngo Yesu no mwami. Uyu mwaka Yesu no mwami be byinshi cyane muri comment kugira ngo Yesu ni umwami wahindura ubuzima bwanyu, amateka yawe, situation urimo. Yesu ni umwami wahindura buri kimwe cyose mu buzima bwawe. Amen. So ntago turi twenyine uyu munsi rero. Tufite ibintu byiza uno munsi. Ariko ibintu byo gutangira umwaka gutya, ndabona uri burangire neza cyane. Oya, kuri cacu baratubwiye ngo turadukorwe kuva kwa kugeza ku cyumwe. Cacu. Ariko biriya bintu narabyakiriye, sinsengana nawe ariko nakiriye ayo mavuta. Nta hantu bataba bavumbye no mu rusengero twarabakiriye. Nafashe ibintu mwavuze mbigira ibyanjye. No mwaka mwe mutegura ngo twenda mishanana, nyenda myiza, dutaye ibirori byacu. So okay, turi kumwe na kapo inshuti zacu raza gutangira ibibwira.
bitewe n'uko hano hanze hari amakuru menshi atariyo, hari amakuru menshi aca abantu intege, hari amakuru menshi yihebesha abantu, bitewe n'uko inkuru ziri hanze nyinshi nizibwira abantu ko bidashoboka, nizibwira abantu ko byanze, ariko hari inkuru zaho byakunze, hari inkuru zishimishije ushobora kumva zigahindura ubuzima bwawe, hari inkuru zishimishije ushobora kumva mu mutima wasubiyemo ibyiringiro, hari inkuru zishimishije ushobora kumva ukavuga ati bya bintu bibo birashoboka. Rero kubera ko twe tutaragira experience, utarashaka ntabwo twaza gukobwa ibintu tutazi neza. Banza ubivuge neza. Kubishyushyemo. Ari kwisabira mu mwumve ngo narashaka. Nsaba Ugira iyerekwa aritambutse. Ntumbeshyere. Rero turi kumwe n'abavandimwe bakunda Kristo kandi bakuriye muri iyo nzira ndetse bayikundaniramo. Baraza kutubwira kuri story yabo uko byagenze. Twebwe wenda mbere twibaza uko abantu bakundanira mu rusengero, niba batakura niba bakura ntabwo twari tubizi neza, ariko ubu dufite ababizi neza bashobora kubibabwira, kubera ko tuba tugira ngo nitubabwira ibintu tuzana ababizi kuturusha babibabwire mu byumve neza, pana kuza tubabebuze. Mugiye kubabwira story z'urushako nababwira izo nkuye he kuzaniza heartbreak ngo ntiriba ari umukuru nk'umuto wariraye. Katubakire rero kugira ngo bataza gukomeza. Abantu bakunda inkuru z'urukundo mu mbabare nimwumva urukundo gusa twumvemo n'amasomo, bafite ubuhamya bwiza cyane. Turabakiriye rero. Murakoze. Natwe twishimiye kugera hano, kandi mbere ya byose reka natwe tubifurize umwaka mwiza. Njyewe nitwa Justin, nkaba ndi umugabo ndubatse, mfite abana babiri. Uyu twicaranye hano ni umudamu wanjye. Murakoze. Murakoze. Twese no kwifuriza umwaka mushya muhire. Murakoze. Amazina nanjye nitwa Esperance. Ndi umumama, ndubatse, mfite abana babiri n'umutwaro umwe. Murakoze. Ego, twishimiye rero kubakira muri Salvation Road. Turanezerewe kuba mwatugendereye, mwemeye kuza kuganira n'urubyiruko tubana narwo umunsi ku munsi ahangaha. Ni iby'agaciro cyane. Nagira ngo mutangire mutubwira wenda mbere ko tugera kuri story yanyu, maze mutubwire kuri story yanyu yo gukizwa byagenze bite mbere yuko wenda mujya gukundana n'iki, kugira ngo tujyanire inkuru hamwe tutaza kurugerwamo gato tukaza kubyibagirwa. Urakoze. Inkuru yanjye yo gukizwa ni story ndende kuko nabyo ari ahantu umuntu yagiye aca. Nzamubwira umudamu nkamubwira ngo ngewe sinzi ubutoya bwanjye, ahubwo gusa ngewe nzamubwira ngo nakuze nzi yuko ndi mukuru, ubutoya simbuzi cyane, bitewe na character yanjye n'uburyo nari meze. Ngewe natangiye kuko nabaye hanze kandi mba no mu rusengero, kuko uhereye 2012 icyo gihe nari ndi mu wa gatanu secondaire, ariko reka mu wa gatanu primaire plutôt 2012 reka ariho mpera. Nicyo gihe ngewe nanywaga inzoga muri ico gihe kandi ndi muto. Urumva umwana wo muri primaire mu wa gatanu, bitewe n'ahantu nari ntuye cyangwa miriye nari mbamo, twari ahantu tubana n'abantu benshi, noneho ubuzima busa nk'ubugoye, ariko butuma umuntu aje mu nzira atakagombye kujamo kandi ari umwana mutoya. Mba mu buzima nyine bwo kunywa inzoga, bwo kuja mu bindi bigiye bitandukanye, ariko ngeze nko mu 2014 ngeze mu wa mbere secondaire, nico gihe natangiye kuja mu rusengero neza, kandi ntangira kumva yuko ari Imana ishobora kunkorera, kuko nakundaga Imana nubwo tenabaga muri ubwo buzima, ariko nagiraga ibihe byanje byo kubwira Imana, Mana mbabara kuri iki cyaha nakoze. Ariko Imana iza kungirira neza 2015 nibwo nakijijwe, kunywa ndabireka, ndetse n'ibindi nabagamo nsa nk'ubiretse, aba ari bwo nakira nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwanje. Byari bigenze biteze kugira ngo none udeside uvuge ati ngiye gukizwa mbe muri ibi nkurikire Kristo? Uko byagenze, ugize neza kumbaza icyo kibazo kuko aba ari byiza.
icyo gihe nagiye gusurana ahantu hitwa mu Bugesera mpamara amezi 3 mvayo ndwaye nanafashwe n'indwara y'umwijima ndangije ntaha nsubira mu rugo mvuye mu Bugesera nararwaye ngeze mu rugo nico gihe nagerageje kwitekerezaho no kwisuzuma mbona yuko ibyo nabagamo hahari wenda n'izo nzoga nabagamo zishobora kuba zaragize impact ku buzima bigatuma wenda umuntu ashobora kurwariramo iyo ndwara. Nico gihe nafashe icemezo ndavuga ngo iyi nzira ntabwo ari nziza, reka mfate icemezo nanjye mbe umuntu muzima kugira ngo ubuzima buhinduke nakire Yesu nk'umwami n'umukiza. 2015 nico gihe Yesu Kristo yageze muri jewe. Murakoze. Sinzi niba madamu nawe hari story yatubwira kugira ngo tubijyanirane nyine. Murakoze. Ngewe nta story ndende cyangwa se amateka wenda mfite mabi kuko ngewe navukiye mu maboko y'ababyeyi bakijijwe papa na mama nkurira mu rusengero. Ntago mvuze ko nakuze ndi mu marayika oya, ahubwo nuko nakuriye mu maboko y'ababyeyi basenga natwe dusenga. Ndumva nta mateka agize maremare mfite mabi. Wowe se urumva hari ukuntu umuntu wese agira umunsi we ahura na Kristo, hari ukuntu kurira mu idini cyangwa mu rusengero muri church, ariko hari umunsi ugera ukavuga ati umunsi wa munsi ngo umunsi mwiza nibuka none kwemerewe. Hari igihe ugera ati uyu munsi naramaramaje, uwo munsi wabaye ryari byagenze bite? Nakuriye mu rusengero nkuko nari mbabwiye, ariko nge ntabwo ari kera cyane navuga ngo nakiriye Yesu. Igihe nafashe umwanzuro wo kubatizwa, nabatijwe ndi mukuru 2018 gutyo n'9 nibwo nabatijwe. Noneho icyo gihe nigeze guca mu buzima bubi ndarwara, bituma bincisha nyine mu nzira yo kwiheba ukuntu, bituma mba hafi y'Imana ndasenga cyane. Ndumva ari icyo gihe navuga ngo nibwo nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Nkuko nyuma yo gukira nibwo nese mfata umwanzuro wo kuvuga ngo reka mbatizwe kugira ngo negere Imana. Murakoze. Amen, amen. So turishimye rero none ndumva tumaze kumenya story zanyu, ukuntu mwahuye na Kristo, ukuntu mwakijijwe, ukuntu buri wese aho Imana yagiye musanga nuko yagiye ishurirwa ubuntu bw'Imana. Ndagira none twinjire muri story yanyu y'urukundo, ukuntu mwaje gukundana. Ngira ngo mwatangiye gukundana ahari mutarakizwa mwese neza, ngira ngo ubwo murazugenda mubitubwira ukuntu mwabihujije n'ukuntu nyine byaje kugenda bihura. Urumva mfite amatsiko yo kubyumva, nayo nshaka gutega amatwi cyane, nanjye meze nk'abandi bana. So ndagira ngo rero mbaho umwanya mutubwire ukuntu byagenze, muragira mwibukiranya byagenze gutya na gutya, none wenda nazo tubabazamo gake gake, ariko turagira ngo mutuganirize neza kugira ngo umuntu abyumve uko byatangiye nuko byaje kugenda. Murakoze. Mugize neza. Ndizera neza yuko iki ni ikiganiro ciza kandi n'abadukurikiye arico kigomba kubafasha kikabubaka kuko n'ubuzima tubamo. Mu by'ukuri mugize neza kutubaza ubuzima bwacu, uburyo twagiye duhuramo nawe, ndetse kubihuza n'ubuzima bwo hanze ndetse n'ubuzima bwa Kristo, uburyo bishobora kugira ico bidufasha. 2012 icyo gihe nigaga mu wa gatanu nkuko nabibabwiye, nicyo gihe twabashije kumenyana kuko twigiye ku kigo kimwe muri primaire. Noneho mu wa gatanu nicyo gihe nawe yaraje kuri ico kigo, abari bwo dusa nk'abantu bamenyana kubera ari gihe ama classe bayahuzaga, ntabwo twiganaga ico gihe ariko twigiye ku kigo kimwe. Noneho ama classe umwarimu gasanga ahuje classe n'indi, tugahura muri classe imwe, ariko nta uravugisha undi, nta uramenyana n'undi mu buryo bwagutse.
ariko amaso nyine bikagira uwo mwaka wa 2012 urangiye tugiye mu mwaka wa 2013 tuza kwigana muri class imwe. Urumva yuko nta wari uzi umugambi w'Imana, nta no wari uzi n'uburyo impamvu yabyo, none tuza kwigana muri class imwe, abari bwo dusa nk'abagiye kubana mu buzima bw'umwaka wose. Mu wa gatandatu primaire nibwo bwari busa nkaho tugiye kubana mu buzima bw'umwaka wose, tuziranye tubana muri ubwo buzima bw'ishuri. Ariko muri ico gihe nta wigeze avugisha undi, kuko icyo gihe nta nubwo nanamukundaga icyo gihe, kuko bitewe n'uburyo ngewe nari meze, kuko nakundaga abantu basa nk'abantu b'abasazi, kuko muri classe nari nk'umusazi. Noneho iwe akaba ari umuntu witonda, witonda kandi akabaza ubwenge cyane kurenza njye, akitonda, ugasanga n'umuntu utuje muri classe, ugasanga ngewe nanga abantu rero bameze gutyo. Ariko tugeze mu wa mbere secondaire 2014 nibwo kubera ubuhanga nari muziho amasomo aba menshi ku kigo cya secondaire. Noneho dukomezanyije kuri icyo kigo cya secondaire amasomo aba menshi, noneho nkamwegera kubera nk'umuntu twari tuziranye twabanye muri primaire, nkamwegera kugira ngo nsobanurire ibintu bijyanye n'imibare, kuko sinabyumvaga, kuko hano umuntu aba agomba kuvuga ukuri kuko bimeze, ntago nabyumvaga rwose, arabizi. Noneho kubera iwe yari ibintu byabaga mu buzima bwe, nkamwegera akansobanurira. Umwaka wagiye kurangira, ahari ntangira kumubonamo ubundi bushobozi, ubundi bwiza, kumubona mu bundi buryo, kuko ubuzima nabagamo nyuma urukundo rwari rukeya, nta rukundo nagiraga, kuko nagiraga amaraso akundwa n'abakobwa cyane. Iwe arabizi kuko nawe aragenda bivugaho nawe, ariko urukundo rwari ruke, kandi ico gihe nari nzi gutereta ntarakizwa neza cyane pe. Nari mbizi hariho abantu benshi badukurikirana tuziranye cyane. Tugeze 2014 umwaka ujya kurangira, amfasha nyine muri ubwo buryo bw'amasomo, nibwo nafashe icyemezo, ndavuga reka mubwire yuko mukunda. Turangije umwaka wa mbere, ubwo hari 2014 turi muri vacances, ariko nawe naje kumenya yuko nawe ashobora kuba yari yarahengamye, nuko kuko umunsi mubwira ndamubwira ngo ndagukunda, ntago yigeze ambwira ngo zabitekereza, yarambwiye ngo yego. Nabanza atubwire tukiri aho, we byari bimeze bite, byagenze bite? Wewe amaso yawe atangiye kumubona ryari kugira ngo akubwire ko agukunda, tuvuga ati yego. Okay, murakoze. Urumva mu wa mbere aza nyine kugira ngo twige, yabanje kunsaba umunsi umwe arambwira ngo arashaka ko namurucakira umwanya tukaganira. Ndawubura, ndumva narawubuze nko mu gihe cy'amezi angahe, nk'amezi 3 nyine bijya by'abakobwa. Ariko nanone ujya ureba ukuntu umuhungu akwirukaho, umuhungu agushakamo, ku mukobwa uri mu myaka navuga nk'iyo nari ndimo, uvuga ngo uko biri kose uno muhungu ijambo ashaka kumbwira ni si gusa. Urumva n'icyo gihe mu gihe rero yaje kurimbwira, urumva nari naramaze kumenya icyo ashaka kuvuga, nanjye rero urumva nari naragafatiye igisubizo cy'uko ngomba kumwemerera bitewe n'uko namubonaga. Ariko abakobwa ngo iyo kureba akabona ntibizavamo ngo umwanya ntashobora kuwubona, ngarawushaka nawe akawubura. Wabone waramurebye imbere ukavuga ati byari byo byose cyane nk'uko yaje kubivuga, inzi icyo ashaka kumbwira,
nanjye aza kera mfite igisubizo. kuko ngize mpise ngira n'umugisha wo kwita numva n'ikibazo nahita namubaza kuko wenda hari igihe wenda nshobora kuba ntarakimubajije ariko hano numvishe yuko nahita nkimubaza kugira ngo numve yuko ese ko wari warakoze iperereza none uwo munsi nakubwiye yuko ngukunda niki kintu cyatumye tunyemerera niki kintu washingiyeho kugira ngo unkunde? Ikintu nashingiyeho cya mbere ntabwo navuga ngo ni ugukizwa kuko yari atarakizwa neza. Ikintu nabona nashingiyeho cya mbere yari umunyamurava muri icyo gihe. Ikintu yavuze ngo ndagikora umva yaragikoraga. Gusenga nubwo yari umuntu nyine navuga ngo waforodaga muri icyo gihe yarasengaga, yari na perezida wa korali yaratuyoboye forode, ariko nicyo cyane munyamurava mu kintu yavuze ngo kiraba cyagombaga kuba. Nanjye ubwanjye kugira ngo anyirukeho mu rukwera uwo murava yanyirutseho nk'amezi 3 yarashize mu mwanya atari uko nawubuze ariko byo kuvuga ngo reka ngire umva yarakomeje araperesiza mpaka tuvuganye yantereteye kuri phone mwemerera ku yindi. Murakoze. Telefone ni ingenzi nanjye utagifata ko numva nzaba nka Paulo. Okay, murakoze. Ubwo twakomeza wango noneho story iratangiye ari ukuntu bandika ngo intermission. Muri filime hari ukuntu bari kubereka ukuntu story bakabiri kumwana arimo arakora bakarona amaze gukora wera intermission tugeze mu gikorwa nyine so murakundanye none umuvuye ko mukunda muracyari bato muri senior 1 mwari mugiye senior 2 twari tugiye senior 2 none reka twicaye ngo dukomeze twumve mugize neza amaze kunyemerera urukundo yuko tugomba gukundana. Ubwo hari 2010 twari tugiye kuja muri 2015 noneho 2015 ndamuhamagara ndamubwira ngo mugihe tugiye gukundana kuko nari ntangiye no kwinjira mu itorero neza kuko 2014 nari ntangiye kugera mu rusengero ngeze mu rusengero mbu muririmbyi ntangira no gucuranga mu rusengero ariko bya bindi nyine byo kwiyerekana mu rusengero ariko utarakizwa neza. Noneho 2015 nibwo ari nabwo nakijijwe neza nibwo nahise mubwira ngo none nkeneye yuko tuganira. Ndamubwira ngo ndifuza yuko ushobora kubwira ababyeyi yuko dukundana. Mu wa kabiri 2015 2015 twari mu wa kabiri nibwo namubwiye ngo ndamubwira ngo kuko nigiriraga icizere gikomeye ndamubwira ngo ngiyewe sinifuza gukundanira nawe mu mwijima, ndifuza yuko dukundana n'igihe ndi mu rusengero umuntu nkazinjya imbere kuririmba cyangwa n'undi muntu wese ambona azi neza yuko dukundana, atari ukuvuga ngo ejo nabona duhagararanye azandebe mu yindi shusho azandebe mu yindi shusho. Ndamubwira ngo ndifuza yuko ushobora kubibwira ababyeyi kugira ngo dukundane nawe mu buryo bw'umuco. Ndamubwira ngo ngiye ntabwo nzigira mpinduka, ariko ntiyabyizera ndetse no kubwira ababyeyi arananira rwose, aravuga ngo ntago bishoboka. Nawe wenda ashobora kuba yararebaga imyaka ye akareba n'uburyo bashobora kubyakira kuko abantu bari batoya, kandi noneho wareba ukavuga ngo umwana wo mu wa kabiri ntago ashobora kubaka, bituma asa nk'ungoyemo ntiyabasha kubivuga ngo abibwire ababyeyi. Ariko njyewe mfata icyo cyemezo kuko numvaga mu mutima wanjye ngomba kumukunda 100%.
n'umutima kuko nari mutoya ariko ikintu cya mbere nari narabashije kwitekerezaho kuko nagiraga inshuti z'abakobwa benshi bankundaga kuko nababwiye nta muntu n'umwe nateretaga abashe kuvuga ngo ya icyo gihe nkiri hanze kuko nageze ku rwego rwo kuvuga ngo nterete umukobwa nindangiza muhereza umutipe w'inshuti yanjye kandi nkamubwiye ariko nabashije kumutereta narangiza nkamubwira ngo sinje gushaka ahubwo bananuye nzambwira niga CGF nigeze icyo gihe nazimbwiriza nabwiye abanyeshuri kubera ikigo nizo hari CGF cyari kigira ibyaha byinshi nigeze kubwira abanyeshuri icyo gihe nari ndi kubwiriza ndababwira ngo ngewe mwebwe ibintu muzamuvuga ngo ngewe natanga amasomo yo gutereta nta muntu n'umwe ushobora kugukatira iyo mpano nari nyifite ariko maze gukizwa 2015 nibwo ibintu byose byahindutse mu buzima bwanje ni nabwo nifuzaga yuko n'uwo nkunzi abasha kumva nk'uko njewe mzumva kandi mbashe kumukunda mu buryo umuntu wese aba agomba kuba ameze nibwo namugejeho igitekerezo cyo kubwira ngo abimenyeshe ababyeyi ndetse no mu rusengero niyagira umuntu utubona ntakikange ntiyabibaza ahubwo kuko yari akuza avuga ati umutipe abakobwa bose bakunda uzi gutereta kugeza ubwo kuri urwo rwego ni gute nyine yizeye yuko ashobora kukugira nk'uwe niwe ndi kubaza ni gute umuntu nk'uwo wizeye ko ashobora kuboha akavuga ati umutipe birisere ko karankunda kandi urabizi yuko abakobwa bamukunda ari benshi urabizi yuko gutereta nawe abizi neza nawe yagutereta niki cyatumye uvuga ati ngewe biriseriye ni ibyanyabyo ku buryo umwemerera urukundo muri icyo gihe muri icyo gihe impamvu navuga ngo reka mwemerere urukundo icyo gihe yazaga mbere akiri umupagani bya nyabyo muri primaire mu rusengero simpamya ko yanageragamo cyane pe ariko muri icyo gihe yaranywaga ariko no mu nzu y'Imana ahagera kandi icyo gihe atangira kumvugisha nibwo nakwita ko yateye umugongo abo bakobwa bose kuko ndumva sinzi wenda we nimba yarabikoraga byo ntazi ariko mu maso hanjye yari yarahindutse mu buryo nyine bigaragarira umuntu bino bya fizikali twe tureba nabonaga ko biri kose yarahindutse niwe waguhinduye cyangwa wahindutse mbere yo kujya kumutereta urumva we yarakubonye utangiye kumutereta abona impinduka ndibaza byaturutse kuri we cyangwa byaturutse uko utangiye kujya gusenga kuntu bimeze ngewe umunsi mubwira ngo ndagukunda niwe muntu wese uhindura ubuzima bwanjye kuko nababwiye yuko nta rukundo nagiraga nta rukundo nagiraga rw'abakobwa n'ibiki ariko umunsi mubwira ngo ndagukunda ubuzima bwanjye bwose bwarahindutse kandi ni nayo mpamvu nifuzaga yuko umuntu wese amenya ko mukunda ni nabwo nafashe n'icyo cyemezo cyo kumubwira ngo icaza ababyeyi babwire kuko numvaga yuko ndi proud yiwe kuko ubuzima bwanjye bwarahindutse kubera we ngewe nahise mfata ubwo intambwe ya mbere mbibwira ababyeyi banjye kuko numvaga yuko ari ikintu yahinduye muri ngewe rero urumva yuko nawe yahinduye ubuzima bwanjye cyane wakomeza ugatubwira noneho ukurikiranye urumva wowe bibwiye ababyeyi bawe ntarabibwira be uracyari batoya sintekereza ko mwari mugiye gukora ubukwe wumvaga nyine mu mutima wawe birimo biragana hehe ngewe kuko bagenzi banjye twakuranye nibwo umunsi umwe twaganiriye nabo ndababwira ngo mbese ko mbona isaha ahantu iri kuja mbona hatari heza kuvuga ngo uzabone umuntu ushira mu mago akitwa nyina w'abana ese murabona yuko bizaba bigishoboka mu myaka iri imbere noneho ndababwira ngo abo bagenzi banjye ndababwira ngo ndifuza ngewe yuko ngomba kuzarangiza segondere
nkahita ngira gute nkahita nubaka. Baranseka ntibabasha kubyumva, ariko kubera yuko nanamusabye yuko agomba kubwira ababyeyi ico gihe iwe arabyanga. Abyanze ndakomeza ndamuforosa, ndamubwira ngo ntabwo nzigira nkundanira nawe mu mwijima. Ariko agerageza uburyo nawe kugenda asobanura kugira ngo dukomeze tubane. Ariko kuko iyo abantu bahujwe n'urukundo gusa nta zindi nyungu, kwihanganira byose birashoboka. Ni nacyo kintu cyana dukomeje, kuko namukunze ntacyo nshingiyeho, ari urukundo gusa rwari muri njewe, nawe ari uko bimeze, bituma twihanganirana mu kumva nyine ico kintu cyuko atahita afata icyemezo, cyangwa mu buryo bwatumye numva igitekerezo ciwe. Ariko ageze mu wa 4 arabyumva, arababwira. Ubibwira mu rugo mbese we bavuze ngo iki umuhungu wacu bigenze bite noneho? Njyewe nabanje kubibwira mama, kuko mama yari inshuti yanjye, yari inshuti yanjye kuko yaranyizeraga, kuko muri societe nubwo nakoraga ibyo nari nzi kubana na buri muntu wese, nari nzi kubana na buri muntu wese, kandi umuntu wese nifuza yuko ashobora kongera icizere. Noneho umubyeyi wanjye niwe twabanaga mama, ndamubwira kubera nawe uburyo yaranzimo bituma nawe anshigikira muri ico kintu. Arakinshigi kuko icambere cyo yaranyizeraga, kandi azi yuko nta bintu byinshi ngira hanze, ariko kandi mbigira ariko narabimuhisha atabizi. Rwo neza noneho cacizere naramushizemo kirakomera, kandi nanje mbasha guhinduka muri byose. Ariko iwe yambajije uwo ari we, asanga n'umwana azi tubana mu rusengero, yumva yuko nta kibazo, ahubwo gusa nyine akomeza kungira inama nyine mu buryo ko kwitwararika no kwitwara neza, kugira ngo ico nifuza nzabashe kukigeraho. Iwe arabyumva. Noneho nawe ico gihe 2017 agiye mu wa 4, nawe cya kintu namusabaga agishira mu bikorwa. Kuki we yari yaranze kubibwira ababyeyi? Ona Justin akunda inkuru ku buryo adashobora no kubaza, buriya ntimugire ngo ari ikintu ari bubaze yiteze amatwi. Ndimo ndibariza iki cyatumaga wowe ubibwira ababyeyi? Urumva wabonaga ko Justin yiyemeje yamaramaje kugukunda ku buryo bibwira ababyeyi, ngira ngo ubwira ababyeyi urabimubwiye nawe. Noneho wowe kuki nyine utagiraga ngo ubibwire ababyeyi? Wumvaga utarabyumva nawe cyangwa umugabo batahita babyumva? Murakoze. Ikintu cyatumye wenda bingora kugira ngo mbwire ababyeyi ni imyaka twari turimo, icyo ni icyambere. Ikindi cya kabiri, numvaga kuko dukundanye, wenda ibyo ambwira ngo byo kubwira ababyeyi ngo ko tuzabana, we yansezeranya ko tuzabana, nkumva mu wa 2 dukundanye, nkumva wenda ntibizagera icyo gihe, mbese nabihaga amahirwe make. Ariko nyine yagumye kumfurisa nza kubibwira ababyeyi. Ariko ukabona kuko aramaramaje nawe wamura cyane, nyine bimwe nababwiye ngo yagiraga umurava mu kintu no mu rukundo, yagumye ambwira ati wabwiye ababyeyi. None n'igihe wenda duhuye nko mu muhanda tukaganira, nyine ukabona ase yikangamo wenda nk'umuntu aduciyeho, akambwira ati bibwira ababyeyi, byibura nubwo twahagarara no mu muhanda, nubwo twaganira, ariko byibura ababyeyi babizi. None rero tubwira ukuntu waje gushira amanga ukabibwira ababyeyi. Igenda kane wabibwiye ababyeyi, byagenze bite noneho nyuma y'iyo myaka ngira ngo ni 2? Nyuma y'imyaka 2. Imyaka 2 yarashize nyine dukundana mu mwijima nk'uko yabivuze. Mu wa 4 nari ngiye kwiga muri interna hano mu Ruhango, nawe aje kwiga i Kigali. Noneho yakundaga kumbwira ati nzajya ngusura, kuko yigaga ataha, nzagusura muri interna bintu nk'ibyo. Ndibaza ndabaza ibi bintu ntavuze, wenda papa azansura, mama azansura, munsi bagongana, si musaza wanjye, si umufamiliye, nasobanura iki? N'icyo cyane ubundi cyategeye. Ndamubwira ati nafashe umwanzuro wo kubwira ababyeyi
sinzi uko babyakira ariko ndababwira. Habaye nijoro nicaza ababyeyi harabura nk'iminsi nk'itatu ngo njye ku ishuri, nicaza mama na papa na sister wanjye nkurikire, we yari anazi story zose ndababwira. batubwiriye story de excited nicaye negamye Uburyo nabibabwiye ababyeyi famille kavuga ati ndabibabwira tu ya nabwiye papa na mama ko ari ikintu nshaka kubabwira. Noneho mama urumva mu cyaro amakuru yaragendaga, mama we yarabyumvaga, mama mabukwe na mama bari inshuti magara. Mabukwe bimubwira buri munsi umukazana wanjye ameze ate, mama baturanye umuturanyi wamubwiraga nyamara ujya witonda uriya mwana ni umukwe wawe. Mama akaza akabimbaza nkamuhakanira mwati wapi ntabwo ari byo. Urumva we nkuko yari abizi wo wenda na papa ashobora kuba yari azi amakuru nkuko we ntabwo yakundaga kuba ari mu rugo cyane, yakundaga kuba ari mu kazi. Ndabicaza ndababwira ko mama we nasaga nk'uri kumwemeza ibintu yari azi. Nuko nta kintu bambajije, papa niwe wambajije arambwira se ko ukundanye uri ku ishuri, we bari bazi ko ndakundanye ako kanya, ko ukundanye uri ku ishuri ntacyo wenda byagutwara mu masomo. Papa arumva cyane, ndamubwira ati twakundanye mu wa kabiri kandi mu manota nabonaga twari dukundana, ndumva ntaho nasubiye inyuma, kandi niba aho ntasubiye inyuma, nubwo ntasubiye inyuma twari twe dukundana nawe. Papa atambwira ati sawa Imana ibijyemo. noneho ndashaka kumva Justin baza kumubwira inkuru y'uko bamubwiye ababyeyi. Rero byari bimeze bite? urumva yuko bazavuga ngo amavuta amata niko nanjye uwo munsi byagenze, kuko niwe munsi nagize ibyishimo byongera kuri rwa rukundo, kuri wa munsi nako prito kuri wa munsi mubwi anyemerera yuko nkunda. Urumva noneho kuko ndi wa umuntu wese mbasha kumva, kuko muri ico gihe cyose dukundana nta kintu na kimwe nigeze mubangamiraho pe, kuko nyine ukunda ubundi ukunda umwifuriza ibyiza gusa, ntabwo ukunda ntabwo utekereza yuko ushobora kumwifuriza ibibi. Muri ico gihe cyose nifuzaga yuko umukunzi wanjye atagomba kubabara, kandi nta kintu na kimwe nshobora gukora gishobora kuzagira ingaruka, gishobora kwangiriza wa mubano twari dufitanye. Noneho ngize umugisha ambwiye inkuru nziza yuko ababyeyi babyakiriye, ndavuga ngo isezerano nahaye umudamu wanjye nzarikomeza, kandi nta kintu na kimwe kizigera gituruka kuri njyewe kigere ku babyeyi atari ikintu ciza. Ndavuga ngo nanjye kubera ico cyizere ababyeyi bemeye ico kintu, nanjye nzasigasira umwana wabo neza kuzageza umunsi nkoze ibirori. Ico kintu ndakizirikana ndakigendana kugeza nyine Imana ibyemeye iradushigikira muri urwo rugendo kugeza umunsi twabanye. None se urumva noneho hajemo gutandukana, mbere mwari muri kumwe none agiye mu majyepfo mu Ruhango, uko waje Kigali uzi Kigali n'urumva hajemo distance muri internet communication ntabwo ari nyinshi. None aho byari bimeze bite icyo gihe? Kuko byari bigoranye nkuko murabyumva, byari bigoranye, ariko naramwizeraga nabo ntekereza yuko yanyizeraga. Wenda arabivuga yagiye mu Ruhango inze Kigali, ariko mwizera cyane ku buryo communication yari isa nkaho itariho pe. Kandi noneho nanjye mu buryo muri principe nari mfite naravuze yuko nta munsi n'umwe nzigira njya kumusura ku ishuri, kugira ngo atazagira ikintu gishobora gutuma, kubera icyizere namugiriraga. Numvaga yuko kuko twarabonanaga muri vacances, ndavuga ngo ibyo nkenera kumubaza byose nzamubaza vacances igeze. Ariko urukumbuzi nyine rwo kutamwumva, kumva ijwi ryiwe
kumva amarangamutima yiwe ibyo byari byaravuyeho, ariko gusa muri twebwe cyangwa muri njyewe nsigarana ikintu cyo kwizera aho ari, kandi nkanamusabira kuko twembi twari dukijijwe, kugira ngo Imana izakomeze iturindire urukundo rwacu. Noneho umunsi umwe sinzi ahantu yakuye telefone, nako umunsi umwe sinje bari bafite igiterane ku ishuri ryabo. Noneho icyo gihe pasiteri wabo, nimba icyo gihe yarankumbuye simbizi, ahereza pasiteri wabo wo ku ishuri ngo bazantumire nzaze kubwiriza ku kigo cyabo. Nicyo gihe twabashije nko kuvugana, ambwira yuko arifuza yuko nazaza ku ishuri ryabo nkabwiriza, ariko ubwo byari binyuze muri we, abwiraga pasiteri wabo ku kigo. natubwire mbere uko byagenze, mbese ni urukumbuzi rwabimuteye gusa cyangwa ni harimo n'ubwo atazavuga n'ubutumwa? oya ntabwo ari urukumbuzi navuga cyane, nyine bashatse umuntu w'umuvugabutumwa wazana ngo na timu iririmba, kubera ko nzi ko yabaga muri Light icyo gihe, ndabaye uko biri kose yazana n'abaririmbyi, we akavuga ijambo ry'Imana nk'uko nari mbimuziho, ubwo bushobozi nari mbuziho ko abikora. Nicyo cyatumye, ariko ntabwo ari urukumbuzi cyane. No kumubona byari byiza, byari no kunshimisha, ariko cyane nicyo ngicyo nari mbikoreye kugira ngo aze avuge ubutumwa. none mubonanye rero ngira ngo wari ufite inyota y'ubutumwa, ariko ufite n'inyota yo kubona umukunzi. aho yaho sinanagiyeyo, ahubwo naho sinigeze njyayo, kuko nashatse impamvu zituma ntajayo. Noneho nshaka impamvu y'uko itazatuma nja aho ngaho mu Ruhango, kuko nirindaga ikintu gishobora gutuma mbonana nawe, kuko kuriya abantu iyo tuza kubonana nawe, ahari nari kumubwira ngo shaka uburyo tuzatuvugana, shaka communication uburyo tuzatuvugana, kuko turi abantu. Ariko ibyo byose abantu bagomba kubyirinda. Ndavuga ngo ngewe ntabwo naje hariya kubwirizayo, noneho wenda abanyeshuri turaziranye, wenda ntiyabura uwo abwira ngo uriya ni sheri wanjye turakundana, kandi kuko abanyeshuri wabo bari babizi. Ejo bundi baradusuye mu rugo, abana biganye bavuga uburyo, babatubwira uburyo ku makayi yiwe yose hari handitsweho izina ryanjye. Abo banyeshuri nyine baratuganirije mu cyumweru gishize. Nandikagaho amazina yanjye, nkaza gushiraho akajeste ku ruhande, bari babizi abantu bose. Ntabwo deje bari bakuzi komeza, none urumva ndikugira akantu katanshika nashaka kugafata kose. Kuko iwe abanyeshuri bambwira, kuko bari badusuye mu rugo mu ndango mu byumweru bibiri bishize, nibo bagiye batubwira nyine, bambwira amakuru uburyo ku ishuri batunguwe n'uburyo twabanye, ndetse ku makayi y'umunsi agira mu kigo yagiye ashiraho izina ryanjye, akandikaho amazina yiwe, agakompleta w'iryanjye, kugira ngo umuntu wese azamenye yuko urumva nk'uwo muntu ubuzi ufitiye icyizere yuko agukunda 100%, nawe uba wirinda ikintu gishobora kumutera stress, aguhangayikiye, kubera twari tugira ikintu cyo kwizerana. Noneho tugahura muri vacances, tukabazanya amakuru ku ishuri byari bimeze gute, tukamuganira, tukavuga se urabona urukundo rwacu ruracakomeye, ruracafite umwimerere, ariko wabireba ukabona koko biracameze neza. Noneho biza kugera 2018 na 19 ishuri rirangiye 2019. Tutarava mu ishuri gatoya ndagira ngo tubiviremo rimwe. Urumva ndi kwibaza, urabona CGFK
batubwiye ko mutuye ku Kibuye bumva uvuye ku Kibuye wisanze Kicukiro mu bana ba CGF ka Justin ari buze kutubwira ibyabo bite wabashije kuresista nyine bumva abakobwa b'i Kigali bo ntago ari ngombwa nyine ngo zigutereta sometimes hari ibyo usanga nabo bakwitereta wiviriye aho ngaho uri umusore ushobora gukundwa mu kigo uravuga ubutumwa n'iki ariko abantu baba batabyitayeho urabizi bashobora kuvuga ati uriya mutipe ni mwiza n'iki byose ni bimwe by'ubujangwe bw'abanyakigali bakakwegera wabyitwaragamo gute babwirizaga ubutumwa babwiraga ko ufite umukunzi ugize neza kuko iyo case nje nahuye nayo ari asajefka kuko ari umukobwa umwe twabanye umunsi umwe mu gitondo kimwe nako mu mugoroba umwe arampamagara arambwira ngo Justin ndagukunda niko arambwira CGF kandi ico gihe ku ishuri nagiriye umugisha kuko nari pasteur hari ya CGF yaracishwe se umukobwa cyangwa shwe nawe yarakijijwe kuko twarasenganaga ariko atari cyane nyine noneho njyewe sinari mbizi kuko inja kuva ku Kibuye mu rugo ari principe nari mfite principe ivuga ngo yuko umuntu akumenya bitewe n'umwanya abashije kumuha kugira ngo abashe kukumenya kuko umuntu wese nta muntu n'umwe nigiraga mperezaga umwanya wanjye ndetse ariho bagenzi banjye bamwe ni nawe representa wa Light umunsi umwe yigeze kumbaza arambwira ngo se Justin ese uzubona uzashobora gutereta ntabwo yaranzi neza bitewe n'uburyo njyewe nari meze kuko numvaga yuko ibintu byanjye ari ku murongo kandi sinifuza yuko undi muntu ashobora kuzinjira mu buzima bwanjye agira icyo ashobora guhungabanya kuko nje yari isezerano yari mfite undi muntu adafite arabimbwira ndamubwira se kuko nkunda kumwita musenyeri ndamubwira se musenyeri kubera ko mbaje icyo kintu arambwira ngo n'uburyo nza nkubona mu mutima ndavuga ngo icyaguhumura icyaguhumura kugira ngo ubashe kumenya uwo uri kubwira ndangije tubirekeraho kuko nawe yari umuntu ukunda Imana ndetse na n'uyu munsi ni nayo mpamvu afite amashami yagiye atandukanye muri Light ni ukubera Imana noneho imva mu rugo nyine mfite iyo principe nayo iza kumpira kuko ndi wa muntu sinza mpindukana n'ibihe nimba meze gutya ni gutya kugeza ndango nawe cyatuma atanyizeraga icyo gihe cyose yumvaga yuko ari igihe kizagira ngahinduka kandi akumva yuko ari aho nzagera ngahura n'abandi ariko nawe yari atarahumuka neza amenya umutima wanjye neza uko bimeze icyo gihe cyose Imana nayo iramfasha CGF nyine mpura n'uwo muntu ni nako ka challenge umuntu yahuyemo nako ari CGF konyine ariko nanje mbasha kubyitwaramo neza kuko akimara kumpamagara naramubwiye ngo si ngombwa kumuvuga izina naramubwiye ngo nkeneye yuko iryo jambo wavuze kuri telefone urimbwira mu gitondo turi kumwe kuko nigiriraga icizere numvaga yuko umuntu wese ngomba kumufesinga nta kibazo mfite noneho ndamubwira ngo noneho mu gitondo ningera muri classe umpamagara ubimbwira nawe yari ateye ubwoba nawe yari yifite icizere kiteye ubwoba mvuze ko yari Justin umukobwa yari Justine urumva nawe mu gitondo kare nanjye uwo munsi narazindutse kuko uwo munsi nari mfite kubwiriza kuri asemba mfite kubwiriza noneho ndazinduka nawe arazinduka noneho kuko ntitwigana muri classe imwe iwe yari yiga muri tourisme noneho araza nasanze ndi kumwe n'abagenzi banjye arambwira ngo Justin ndagukeneye yaraje arambwira ngo nawe yari afite icyizere cyose kuri iki kintu kiri mu muntu kiba kimurimo koko
arangije arambwira ngo Justin ko ukeneye waza tukabonana, ndamubwira ngo nta kibazo ndahaguruka, turasohoka hanze muri classe. Arangije arambwira ngo ashaka gusohoza icyo namusabye nimugoroba. Arangije arambwira ngo Justin ndagukunda, turebana gutya ahubwo nari ngiye kugwa muri koma nuko kuko ni ibintu we nari ngiye kugwa neza muri koma kuko numvaga bidashoboka ibyo bintu, kuko nanjye kumusaba icyo kintu kumusaba icyo kintu numvaga yuko ariko kumurangiza, ariko noneho iwe aratinyuka arabikora, noneho yarabimbwiye numva nguye muri koma kuko nibwo nari numvise bene ibyo bintu. Noneho ndangije ndamubwira ese kuko niko nyine ibyo uvuga uri guhamanya n'umutima wawe neza. Arangije arambwira ngo Justin iyo biza kuba bidamanya n'umutima wanjye ntabwo nari kongera kubikubwira. Ndangije ndamubwira ngo ugize neza kandi Imana iguhereza umugisha ko kuba warankunze rwose pe iguhereze, kandi kuvuga ngo mu bantu bangana gutya hano hariho abasore benshi ariko ukumva yuko umutima wawe ugomba kunkunda, Imana ikugirire neza. Nuko namubusubije, ariko ndashaka kukubwira ibintu bibiri. Umbwira uwo mukobwa ndamubwira ndakubwira ibintu bibiri kandi bizagufasha kandi bizakubaka. Ndamubwira ikintu cya mbere, kuriya iyo umuntu ubashije gutinyuka ukabwira undi muntu ko umukunda, ukumva ukaba ufite izo mbaraga, ukaba ufite ubwo bushobozi bwo gutinyuka ukabikora, nuko muri wewe hari imbaraga zihishemo wowe ubwawe utaramenya. Rero ndagira ngo izo mbaraga zikurimo zikwihishemo arizo zikubaka, zizaguhereza icyerekezo kizima, kizakugirira ubuzima, kizaguhindura ubuzima mu buzima bwawe bwose. Kandi ndabikubwira nk'inshuti yawe nk'uko nyine muri wowe bimeze, ariko ndashaka kugira ngo unyumve yuko njyewe hari undi muntu mfite. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo izo mbaraga zaguhaye ico kintu arizo zigomba kukubera fondation n'umusingi wo guhindura ubuzima bwawe bw'ejo hazaza. Icyo ni ikintu kimwe namubwiye. Ndamubwira ikindi cya kabiri, ndamubwira ngo uri mwiza, uri mwiza kandi ndabizi neza yuko n'uwo muzahura azaba ari mwiza, ariko ndashaka kugira ngo njyewe nkubere inshuti, nkubere inshuti, ubushobozi wambonagamo nanjye nzagufasha muri byose kugira ngo uzabashe kugira ubuzima bwiza. Noneho uwo mukobwa aranyumva pe, muri uwo mwanya aranyumva, kuko niyo mpamvu nakubwiye ngo iyo umuntu afite urukundo rw'umwimerere aza yumva kandi nawe wabashije kumenya uko umutwara biza bimugirira umugisha. Noneho tuza ngiye kubyara umwana wanjye wa kabiri, tuza guhura nawe icyo gihe yigaga muri kaminuza ya Iriza Kibuye muri IPRC. Tuza guhura, noneho ndi kumwe n'umudamu. Urumva yuko umuntu mwabanye kandi mubana neza, nahise mu presenta umudamu, ndamubwira ngo iyo utindamo gatoya uyu niwe mba narajanye. Urumva yuko baranararanye nawe ku bitaro iryo joro, biturutse uburyo uwo mukobwa twese tubanamo, ntamuhutaje cyangwa mubone mu bundi bushobozi, ndetse na n'ubu ni umuntu dushobora kuvugana mu buzima busanzwe, kubera uburyo abantu bitwaye muri ico kintu. Izo challenge zabayeho ari CGFK, ariko kubera umudamu yari proud yanjye, ndetse na n'uyu munsi kuba turi kumwe, niyo mpamvu. Kurundi ruhande wewe za ruhango byari bimeze njyewe navuga ngo nahuye n'izo challenge. Haje umutipe umwe, ariko
ntabwo yavuze, yatashe atarivuze kuko yahoraga nsaba ko twahura ndamubwira tuzaza muri classe yanjye, araza kuko njye numvaga ntahagararana nawe wenda ngo dufunge izo nguni mugani wawe, aza muri classe wanjye mutega amakaye. Noneho areba ikayi arambwira se witwa nde, ndamubwira ati nitwa Esperance, ngo none se ngo iririnde, ndamubwira ati uwo ni sheri wanjye, ati ngo shango cyakoze arakankoze, ahita asohoka. Yataje atarivuze birangira ni ubumwe navuga nta wundi. nakomeza tugize amahirwe turangiza ishuri 2019, noneho nza kuhita mbona akazi muri kampani ya Treasure, ni abanyakenya. Noneho nakoraga iminsi 3. Urumva yuko sinongeye kuhita nsubira ku Kibuye kubera nahise ngira umugisha mbona akazi ntangira gukora, ndetse nawe ari ku Kibuye. Urumva yuko deja ari muri iyo distance abantu tutabonana, gusa ari kuri telefone kubera ishuri ryari rirangiye. Noneho n'uburyo bwa communication bwaroroshe kubera telefone, ntangira kuzamubaza amakuru uko ameze, nanjye mubaza. Ariko nsubiye inyuma ho gatoya, icyo gihe ndi tronkome nigeze kurwara, nararyamye buca nahumye mara amezi 3. Noneho nibwo narengeye kuvuga kuri challenge wenda ndashobora kuba icyo gihe mbere abantu nyine batangira kumuca intege, umuntu mukundana yarahumye bimeze gute, ariko aza guhagarara ku isezerano kugeza nyine Imana ingiriye neza nza gukira. Si byo nshaka kuvugaho, ahubwo nyine munamushimira kuri ico kintu, nza gukira. Noneho turangije ishuri umuntu yarakize, abantu nyine batangira kubona kuko yari afite inshuti nanjye mfite izindi, ariko zibona nyine ko urukundo rwacu rushobora kuba rufite fondation, rufite ihame ireme na koprito, babona nyine koko bya bintu bishobora kuzaba. Noneho mbonye akazi dutangira kuzatuvugana, uburyo bwa communication bworoshe, umuntu abona amayinite biroroha. Noneho umunsi umwe azano i Kigali, ajana i Kigali yifuza ko tubonana. Narakize n'ishuri ryanararangiye. Noneho niho hantu habayemo akantu ka tamoro, kuko ya ntego yanje, uburyo satani ntago ari mwiza, uburyo satani azashaka gukuramo imbuto nzima, azashaka kuyikuramo, kuko ni nayo mpamvu satani atarwanya impano, ahubwo satani arwanya iki imbuto iri mu muntu. Noneho ndavuga se nkanjye ndacyari mutoya, nari mfite imyaka 20, ndi mutoya, ndavuga se ndakomeza mu bintu sinzosubira niri ku Kibuye, ntabanjije nkabireka. Arampa yaraje no ese waruje mu bukwe, yaraje mu bukwe i Kigali, arambwira ngo se ntitwabonana tugahura. Ndamubwira ngo nta mwanya mfite kuruhuka, ndananiwe. Kandi ubwo nakoraga 3 mu cyumweru, hari ku wa mbere. Arambwira ngo ntacyo, reka tuzabonane ku wa 2. Nabwo nanga ko duhura. Ubwo satani ashaka gusenya, nanga ko duhura kugeza igihe atashe. Hacamo kubera icyo kintu, hahita hacamo hafi umwaka wose tutavugana pe. Noneho ubwo mbese nta muntu n'umwe wigeze abwira undi ngo dutandukane, umwe yaracecetse n'undi araceceka. Noneho nta n'uwigeze yongera kuvuga ngo aterete undi muntu. Hacamo icyo gihe hafi cy'umwaka wose. Noneho umunsi umwe ndavuga reka, icyo gihe bahise baje Gisenyi, reka nje Gisenyi kumusura, tutavugana. Noneho ndamubwira ngo namuhamagare ku wa 5, ndamubwira ngo ku wa mbere ndifuza yuko nazabasura.
yanga kubyemera kubera igihe cyari giciyemo. Kuwa mbere kare kare saa 12 narindi Nyabugogo. Noneho ninjiye muri bisi ndagiye, ngeze mu nzira ndi hafi yo kugera ndenze za Musanze, bisi niwe yapfuye. Ndamuhamagara ndamubwira ngo naje ariko ndi hafi, ariko bisi yagize ikibazo. Nibwo nyine yemeye yuko naje. Noneho nibwo yumvishe yuko nje, abona nyine ndaje. Ariko none asa nk'utunguwe, yaratunguwe rwose. Umuntu mumaze umwaka mutavugana, ariko twacishagamo rimwe na rimwe kuri telefone, ariko tukavugana ntara bisanzwe gusa, ariko urukundo nyine rusa nkaho rwarakonje. Icyo gihe biza bibaho. Noneho turaganiriye, ndabasuye, mvayo, turavuganye, ariko ndataha. Hacamo kandi n'ikindi gihe tutongeye kuvugana birebire. Umunsi twavuganye nawe niwe munsi twapanze gahunda yo kubaka. Muri icyo gihe cy'umwaka mutavugana, kwanza ugiye i Kigali, uzi ko ufite umukunzi wawe i Kigali, uvuga ati ntago nataha ntabonye umukunzi wanjye, no? Uramuhamagaye, umunsi wa mbere abaye bize, wa kabiri wa gatatu akomeje kuba bize, urinze utaha, birumvikana watashye ubabaye. Noneho muhita mumara n'umwaka wose mutavugana. Byari bimeze bitewe ku rwawe ruhande? Ntago wigize uvuga ati ibindi bintu wabivamo, ubundi nari ndi mu biki wenda ngo ube wakwicuza? Murakoze. Ntabwo muri icyo gihe nyine namusabye ko tubonana, yamaze kubyanga. Numva nyine mbivuyemo, kandi ku mukobwa communication hagati y'umuhungu n'umukobwa nicyo cya mbere kugira ngo mukomeze imipango yanyu. Yamaze kubyanga, ndataha. Buke mu rugo bimukira i Rubavu. Nituriza, ndiyakira. Gusa nabiganirijeho ababyeyi, papa na mama. Nabiganirijeho mama, ngire ngo ndamwati mazi ko njyewe na runaka byarangiye. Byarangiye, nuko namubwiye. Batambwira ngo nta kibazo, ngo uzabona undi, ngo uracyari muto. Ndamubwira ati cyane. Mpita mbyikuramo gutyo, turabana mbaho gutyo. Noneho nyuma y'umwaka ushize nibwo yampamagaye. Ndamubwira ati ndaza kugusura ku wa mbere. Numva bitabaho. Ntinya no kubibwira abo mu rugo, kuko yazaga mu rugo iwe tukabonanira mu rugo, ntabwo twajyaga ahantu. Noneho ndangije ndabitinya. Ku wa mbere yaje arambwira ati ndi Musanze, imodoka yapfuye. Nibwo nabibwiye papa na mama. Ndabwira ati muzi ko mfite umushyitsi, kandi umushyitsi wanjye ageze i Musanze. Ngo ndababwira papa niwe wabizagira brag kuntu, atavuga ngo yewe uzakunda umuntu ngo ni uwawe. Nuko nyine naho natangira kumwitegura, wenda no gushakana bino bintu byubaka umubiri bisanzwe. Aho ngaho ari Musanze nibwo bahise bashaka uburyo nyine babigenza. Wari warantakarije icyizere cyose. Urumva icyizere cyose cyari cyagiye. Kera yari yamaze no kunsiba. Ariko urumva yuko n'ikimana ikimana yashatse ku muntu kiza kiba. Ntazi ni challenge mwagize mu rukundo rwanyu, niyo gusa ikomeye wenda? Challenge twagiye tugiramo ni z'intambara nyine z'uburwayi bukomeye kandi buremereye, ku buryo n'amajwi y'abantu ashobora gutuma witumureka. Haba kuri side yanjye, haba kuri side ye. Kuko yaciye nawe mu buzima bukomeye bw'uburwayi bukomeye cyane, ndetse nanjye. Kandi icyo gihe tubicamo tukiri batoya, tutari abana. Byari byoroshye yuko n'abantu murabizi bishobora gutuma uhita ufata icyemezo ukamureka. Ariko icyo gihe haba mu burwayi bwe nanjye mu bwanjye, nta n'umwe wigeze ureka undi. Nta n'umwe wigeze ubireka, kubera izo mbogamizi zagiye zibaho nyine z'ibitero muri ubwo buryo. Imana ikomeza kudukomeza kugeza mvuye Gisenyi, kugeza nyine nanjye icyo gihe mfashe icyemezo, kuko nafashe icyemezo 2020
cyo kubaka. wavuye Rubavu Nta cyemezo ndafata. Navuyeho gusa mbese nari ngiye i Rubavu kugira ngo mubone mbasure byonyine, kuko nta n'intego ndende yari ifatika kuri we mvuga ngo ndongera mubwire mwaka uciyemo tutavugana byatewe n'iki, nta n'ibyo namubwiye. Nawe ntago yigeze abimbaza. Urumva gusa nagiyeyo gusa ngiye kubaramutsa byonyine, mvayo nta kintu na kimwe twongeye kuganira kijyanye n'urukundo rwanjye nawe. Noneho umunsi umwe nawe ava i Muhanga na murumuna wiwe, sinzi ibyo bari bagiyemo, ngiye ku rusengero barampamagara aravuga se ko twifuza kugusura. Ndababwira ni sawa, ni karibu rwose, nabo tutakivugana cyane nyine. Noneho baraza na murumuna wiwe baradusura, barangije barataha. Noneho waciyemo nk'amezi nk'3, ubwo twese tugwa muri 2020. Noneho twinjiye 2020 nibwo nari ndyamye, hari saa 10 za mu gitondo, nari nicuye. Ubwo nicuye numva ijwi rimbwira ngo ubaka pe. Hari saa 10 ndangije ndavuga se nijwi koko ry'Imana cyangwa ni ibitekerezo. Noneho ndongera ndiryamye saa 11 kandi na hafi na 42 gutya, nibwo nongeye kandi kubyumva. Ndangije mpita muhamagara bukeye hari nko masaha 4. Nanjye nta wundi muntu natekereje. Kumbe mbere yaho ari umukobwa yaraba mu Bwongereza. Noneho aranyandikira antereta pe, hari 2019 muri wa mwaka 2019 muri wa mwaka harimo iyo tamora pe, yakoze ibishoboka byose. Ariko nanjye mu kiganiro cyose twagiye tugirana naramubwiye ngo wenyine ni wambaje icyo kibazo, arambaza se Justin we tuzahora tuganira ijambo ry'Imana gusa? Ndamubwira ngo njyewe icyo wifuza nikinzamo nicyo nzakubwira, ariko mu gihe kitarazamo reka tube tuganira n'amagambo y'Imana, nta kibazo. Arambwira ngo sawa, nta kibazo, kuko nanjye sinigeze mutakariza igihe, kuko haciyemo nk'iminsi nk'itatu ndamuhamagara ndamubwira ngo reka nkubwize ukuri, sinifuza kugutakariza igihe. Njyewe ndamubwira ngo njyewe sindagira igihe cyo kubaka, ariko bibaye byiza washaka undi muntu mushobora gufatikanya muri urwo rugendo, kandi barahari. Kuko urumva iwe muri we yatekereza, kuko twari umuntu wari wamuhuje nawe yaramwizeye, kuko ni umufamiliye, kandi akumva yuko kuba agize umugisha, umwana w'umukobwa agize umugisha wo kumurangirwa n'undi muntu afite w'amakuru, aza yumva nyine ko ari ikintu gifatika. Ndangije umwana w'umukobwa aranyumva aragenda. Nanjye nibwo waciyemo nyine iyo minsi twinjira niyo mpamvu nahise mubwira ngo tubihagarike, kuko njyewe ndabona nta cyerekezo mbifitemo, kuko sinzakujana. Noneho uwo mwana w'umukobwa arabyumva, nawe ubu nyine ni umumama, yarubatse, kandi wari uburyo yatekerezaga akavuga ngo mfite amafaranga, ndi mu diaspora, atuye mu Bwongereza, akumva yuko nanjye kuko njyewe nizera icyo Imana yavuze cyane, kandi nkavuga ngo iyo umuntu akiri muzima ikintu cyose yakigeraho, kuko Imana ari ikintu Imana yaduhaye muri kamere muntu. Iyo cyo kintu utagisobanukiwe ari igihe ushaka iby'abandi, ariko iyo usobanukiwe icyo Imana yaguhaye, Imana nimba buri muntu wese Imana ari umugisha wiwe yamuhaye. Rero twebwe ari igihe tuza dushaka gusingira umugisha igihe kitaragera. Ndangije ndamubwira rwose ndabona nta gahunda ngufiteho, arabyumva. Twita twinjira muri 2020. Noneho muri 2020 nico gihe nanje nagize ico gitekerezo, hari saa 10 ndongera ndaryama, haza saa 11:42 gutya,
noneho numva ko nyine bya bintu biri seriye. Habaye nko mu masaa 4 nibwo namuhamagaye, ndamuhamagara ndamubwira ngo ese umeze gute, ni sawa, ndamubwira ngo ndagira ngo dusubukure wa mushinga wo kubana. Ni nako namubwiye, naramubwiye ngo ndagira ngo dusubukure wa mushinga wo kubana kuri telefone. Arangije ahita arambwira ngo nabivuyemo ndashaka kwiga. Ndangije nanjye niko yahise ambwira ngo nabivuyemo ndashaka gukomeza kwiga. Nanjye ndangije ndamubwira ngo sawa, ndamukupa. Urumva nta bindi byinshi twigeze tuganira uwo munsi, ndamukupa. Noneho habaye bwari bugiye kwira nko mu masaa 10 nibwo yanyohereje message kuri messenger. Hari nijoro kuri messenger anyohereza message. Iyo message ari utuntu twatambuka kavuga ngo nugafomboza ukunda ngo ibiki n'ibiki, ngo hitamo nuguhitamo tubaga akakubwira ngo hitamo ibaga ushaka mubwire ikirimo, niko byarimo. Noneho arayinyohereza, murya sini nanga kumusubiza buraci. Nanga kumusubiza buraci. Noneho nimugoroba arongera aranyandikira arambwira ngo ese kutansubije. Noneho kubera ari uguhitamo ati ndavuga reka musubize. Noneho ndabanza mvuga reka nshishemo amaso kuko byari ibibazo byinshi. Noneho umutima urambwira ngo hitamo 7. Hitamo 7 kuko ari umwuzuro w'Imana. Nuko umutima waje. Noneho mpitamo 7. Misemo 7 haza nyine tuno duflyer. Noneho tumaze kurangira hahita haza nyine ijambo igisubizo. Noneho igisubizo cyari cyanditswe ngo mbwira ngo ndagukunda. Noneho niko cyari cyanditswe, kiravuga ngo mbwira ngo ndagukunda. Noneho ahita yongera kandi arambaza se ni iki gisubizo wabonye. Ndangije ndamubwira ngo mbwira ngo ndagukunda. Noneho mpitaga namubwira ngawe ga rero ni wewe ga nawe mbwira yuko nkunda. Ambwira gutyo naho kandi twahise tugira gute dusubukura umushinga. N'uwo munsi tuba dusubukuye umushinga, dutangiye gutegura ubukwe. Bango propose naho ngaho nta handi. Kuri ako kanuze kuri icyo kibazo yarambajije, nanjye ndakimusubiza nsanga nyine Imana ari icyo yashizemo. Proposal yanjye ihera aho ngaho kugeza ubu nyine tumaze imyaka 5. Amagambo ko ashize ivuga. Yewe ndikumva ntago story yanyu nyine yanshimishije ku buryo nyine nta nubwo nigize menya ko igihe kirimo kiragenda pe. Urumva kuva muri P6 kugeza muri Murangije High School, kugeza muri izo challenge mwagiye mucamo zitandukanye, kugeza nyine iyo niyo proposal ya mbere numvisha imeze gutyo kuvangana n'inyape. Ariko ni ibintu byiza nyine. None ngo mwabanye ryari? Twabanye umunsi bafashe irembo muri 2020 tariki mu kwezi kwa 10 tariki 20 tariki 11 waranazifashe. Tariki 11 nico gihe bafashe irembo iwabo, dusora save the date tariki 26 z'ukwezi kwa 10. Twari gukora ubukwe mu kwezi kwa kabiri. Ariko tutatubukora mu kwezi kwa 3 tariki 7 kubera nyine hajemo covid, abarico gihe tubukora. Mbese umunsi nyirizina twabanye ni tariki 7 2021 mu kwezi kwa 3 nico gihe twabanye nawe kugeza uyu munsi. Dusoza nashaka kumubaza byari byagenze bite, kuki wabanje kuvuga ngo nabivuyemo ngiye kujya kwiga mbere yuko kujya kohereza ka kantu wereje, kuki bari wabyanze mbere?
nuko nyine narebye ukuntu yagiye ndeba ukuntu nyine byabanje guhagararamo mbona nta murongo kandi no kuza kumbwira ngo tubisubukure ntabwo yigeze mbwira ngo noneho mu gusubukura ikintu ndashaka ko duhita dukora ubukwe nabyo yarambwiye ngo dusubukure numva atena ni nka bya bindi tugiye kujyamo tena byo kongera gutinda runaka nkumva nta mwanya mbifitiye niyo mpamvu nahise musubiza gutyo. Noneho ndagira ngo dusoza mutubwire noneho mukoze ubukwe mugeze mu rugo ubu mumeze mute se nihe message nk'abajene badukurikiye wenda umuntu wumvishe iyo story wenda akayikunda cyangwa se umuntu wumvishe iyo story wenda kumvira mu challenge'inzemo gakeya ubu ngubu muracyabiryoshye mu biracyameze neza muracyakundanye kubera ko ari story ziranze vuga ngo rushako ni rubi gushakana birabishye ari igihe ngo abantu bashakana bakunda bajya mu rugo bikanga message mwatanga aho ngaho kuri experience noneho mufite uyu munsi itandukanye n'iyo twebwe dufite. Mugize neza kuri ico kibazo ari abantu nyine koko batinya gufata icyemezo bakareba ubuzima bakareba ibiki n'ibiki ariko ndagira ngo mbabwire yuko iyo ugize umugisha Imana ikaguhuza n'uwigomba kuguhuza nawe ubuzima buroroha ubuzima buroroha kandi ngewe nawe tuja kubana abantu benshi barabizi umunsi nyine mfata icyo cyemezo nta nakazi nari mfite kandi mbese twari muri mwe ariko umunsi twamaze gukora ubukwe twahuje imbaraga duhuza ibitekerezo kugezana n'uyu munsi ari byinshi nyine challenge twagiye duhura nazo ariko kandi harimo n'ibyiza kuko mbana nawe twahuye na challenge nyinshi z'ubuzima nta kazi twari dufite ariko icyo twari dufite umutima uri kumwe nicyo kintu twari dufite ariko uburyo twahuje imbaraga n'ibitekerezo n'umuhate kandi mu rukundo rwanjye nawe habayemo ikintu cukuri kuko sinigeze umunsi tuje guhurira hano bwa mbere hano Kicukiro naramubwiye ngo tugende ahantu twari twicaye ndamubwira ngiye mfite 2,000 ndamubwira ufata amata cyangwa ufata amazi uwo munsi nge nase mfata n'ikivuguto ndamubwira sinkubwira ubuzima ntarimo ndakubwira ubuzima ndimo nawe ikintu cyamukomezaga nuko ntiyigeze muhereza ubuzima busa nk'ubuhanitse ahubwo namweretse undi we biza kuduhira kaminuza nyikomeza tubana niga teoloji tubana kandi mbese bihereye mu muhate wanje nawe twari dufite mu rukundo rwacu ni nayo mpamvu cyane nabwira wenda badukurikiye abasore wenda batinya gufata icyo cyemezo hari umuntu uzujya gukora ubukwe afite akazi ahembwa neza ariko yamara kubukora akazi kagahagarara icyo gihe ntabwo uzatura urugo ngo usohoke kuri ikintu cyose cya mbere iyo uzi aho uri kugana n'aho uja ntabwo birebera ku bintu ahubwo ubirebera ku bushobozi buri muri wowe ndetse niyo umaze kumenya wenda n'umukunzi wawe cyangwa umudamu wawe mugiye gufatikanya nuko icambere umwizera ukamugira icizere ukamubonamo yuko ubushobozi bwiwe arico buzahindura mu buzima bwawe ni nayo mpamvu wenda biri zivuga ngo numufasha kubera ikimwita umufasha nuko baje kuzuza bimwe wewe muri wowe udafite ariko twebwe usanga muri buno buzima dufata ubuzima bwacu tukabugira nkaho ari ubwacu ubuzima si ubwacu ubuzima n'ubw'Imana gusa Imana dukeneyeho nuko abantu bizerana barangiza bakubaka ubuzima bwabo babwubakiye ku Mana kuko twebwe muri principe tugira n'umudamu ubuzima ntituza twubwubakira ku kazi ntituza tubwubakira ku bavandimwe bacu bashobora kuba bakomeye ahubwo ubuzima bwacu fondation ni Imana ahasigaye Imana igakora byose kugezana n'uyu munsi tumaze imyaka 5 ntabwo ari mikeya ni myinshi dufite abana 2 kandi nabo bameze neza biga neza urumva yuko nibareke kugira ubwoba ahubwo basenge kugira ngo Imana bayishurire ibaheze icyerekezo kizima murakoze.
nihe message we waha abakobwa bari muri icyo gihe cyangwa se bari kukiganamo turimo tugana ku musozo? Okay, murakoze. Inama wenda naha abakobwa batarashaka, icya mbere ni ugusenga Imana ikaguha amahitamo meza, ugahitamo uwo ukunda. Imana iyo igufashije ugahitamo uwo ukunda neza, ndabizi ko Imana ikuje imbere muri byose. Kandi abakobwa ntimugakunde umuntu ngo nuko afite wenda umufuka. Ubu ngubu abantu basigaye bareba ikofi cyane. Ntago amafaranga yubaka urugo, yego arunganira mu rugo ariko ntago yubaka urugo. Ikintu cya mbere cyubaka urugo ni amasengesho n'umutima, no guhuza umutima wowe n'uwo mwashakanye. Iyo mwahuje umutima mukumvikana mugasenga, ni ukuri ko Imana ndabihamya neza 100% ko Imana ibashoboza mukagera kure kandi heza. Murakoze. Mbera Justine micro ora bivuga iki dusoza ko wateze amatwi gusa? Nakuyemo inyigisho nyinshi. Namenye ko wakundana n'umuntu mugahuza kandi nyine mugapanga ibintu bikagera kure. So hari ukuntu nyine ukundana n'umuntu mugahuza ariko wowe ugashaka kubivamo kubera wenda nyine ibyo ikibazo cy'umufuka, ariko nyine ushobora gukundana n'umuntu mugahuza, umuntu mwahujije ntumurekure. Niko nakuyemo ngiye, wenda wasanga ari Imana iri kumbwira, buri muntu yumva ibye. So mufite story nziza, Imana yarakoze kubaha umugisha. Ngenzi abana babo bafite abana beza cyane, bafite famille nziza, bagira urukundo ruteye ubwoba, tubigiraho mu rugero rwiza muri Light. Mwakoze kutwitaba, tubasabiye umugisha, wenda nibyo ngibyo. Rero ndagira ngo dusoza Juste dusabira umugisha, kubera ko ntago ahora n'abanyamugisha ngo ugendera aho ngaho ntago byakora. Ndagira ngo dusabire umugisha dusoza tugana ku musozo, dushimira n'abantu bakurikiye kino kiganiro, tubasabira umugisha w'Imana kandi tubabwira ngo haracyari ibyiringiro yuko nawe wagira amahirwe nk'ayo bagize. Haracyari ibyiringiro yuko nawe wahitamo neza uramutse wisunze Imana nk'uko bisunze Imana. Tubabwira namwe bari muri iyo nzira ngo mukomere mu Mana, mushake Imana kuko byose biri mu biganza by'Imana nk'uko babitubwiye. So Imana ibaho umugisha, Imana ikomeze kubakomeza no kumenya no kubagura. Ikintu cyitwa Yesu mu rubyiruko, iyi ni Salvation Road TV. Mukomeze mukunde ibikorwa byacu kandi mukomeze mukunde Yesu kuruta ibindi byose, kubera ko niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Reka Juste dusengere dusoze, ngenda avuga ngo Imana ibaho umugisha. Reka dusenge. Mana turagushimiye, turaguhimbaje yuko wabanye natwe, icubahiro kibicawe Mana. Rero Data nyir'ijuru n'isi, uyu munsi ni umunsi wari watugeneye kugira ngo tugire ibyo tuvuga, kugira ngo bigire icyo bifasha mu bantu kandi bigire icyo bibamarira, kugira ngo ubuzima bugende buhinduka, abataye ibyiringiro bigaruke. Rero Data nyir'ijuru n'isi, nsabiye buri muntu wese umugisha twabanye nawe umugirire neza. Rero Data icyo wagennye uyu munsi kuri buri muntu wese mu badukurikiye ugisohoze, kandi Mwami Data ububake, kuko ni wewe Data kandi niwe ushoboye byose, kuko ijambo rivuga neza rikavuga ngo dushobozwa byose ngo ni wowe uduhereza imbaraga. Rero iyi channel ya bagenzi bacu badutumiye hano, ndagira ngo uyagure muri byose, kuko ni wowe uzutanga igikundiro kandi ni wowe uzuwagura ikintu ukakigeza kure kubw'inyungu zawe Mana. Rero ndagushimiye yuko ugize neza kandi uzumva gusenga kwacu, ni mu izina ryawe Yesu, amen.